buri muntu wese aharanire ko ibendera ry'Uwiteka Imana rizamurwa. Nimba batubaha Imana bazamura ibendera ry'imyemerere yabo, bakazamura ibendera ry'ubutinganyi, data wa twese abyanga. Mureke tuzamura ibendera rya data wa twese. Data wa twese yavuganye na aravuga ngo aramanutse kandi aje gukora, aje kwereka isi ko ari Imana ishoboye byose. Zaburi ya mbere. Reka nkuramutse mu izina rya Kristo wera w'i Nazareti, mwifurize kugira igitondo kiza, mwifurize kugira umunsi mwiza kandi nanone ijoro rihire, bitewe n'igihe wumviye igitondo cy'umugisha. Uraramutswa na mwene so Mefibosheti cyangwa Abidodomu wari inyuma yagiye imbere. Icyo ni igitangaza cy'Imana. Ndanyurwa cyane kwitwa umwana w'Imana. Amazina ari kwirangamuntu ni Pastor Imana ishimwe Emmanuel. Ntago nari merutse, ariko nzanye morale ikomeye cyane, nzanye ijambo ry'ubuzima. Imana imaze igihe imata. Data wa twese yambwiye ngo nindangurure mbwira abantu barangaye bongere kuba maso, Imana ibagirire neza. Ndifuza gutangira nsenga kuko ndifuza kuvuga ibintu byinshi. Hari igitabo cy'ubuhanuzi cyangwa hari amagambo y'ubuhanuzi Imana yaduhaye ngo kugira ngo tuyatangarize abantu batuye isi, maze nayo ihereko ibagirire neza cyangwa ihereko itugirire neza, bwoko bw'Imana. Uwiteka turakwinginze kubw'iki gitondo, turagushimiye ko waturinze, ndetse n'umuntu uri kumva igitondo cy'umugisha ku manywa, saa sita cyangwa nimugoroba. Mwami nawe aragushimye, twese turagushimiye. Nta kintu twari gutanga kugira ngo tugirirwe neza, na gaciro namba twari dufite. Ibyari bitwasamiye byari byinshi cyane. Turagushimiye ko watwimanye, uri kukumva wese wamwimanye, yaba ari kwa muganga aracyari umukandida ko yakakira igitangaza cyawe ukamukiza ukamuhagurutsa. Haba ufite ibibazo bigiye bitandukanye, kuba gihumeka ni umunyamahirwe ko wamukorera igitangaza, binyuze mu ijambo ryawe, binyuze muri operasiyo yawe ujya ukorera abantu bawe nijoro, binyuze muri operasiyo yawe yo gutuma abami babura ibitotsi, ukwibuka basuzugurwaga. Icyubahiro n'ikibi cyawe ibyo turabigushimiye Mwami. Ikirengeye byose tuguhaye imitima yacu kugira ngo uyibabarire. Ijambo ryawe rirejejwe nta kibazo rifite, ahubwo imitima yacu ijya yinangira ikajya kure y'ubwiza bwawe, niyumva icyo uvugana natwe. Ntuhabwe icyubahiro rero kugiye kutugirira neza. Ijambo ryawe reka niritubwira kwihana turihana, tubabarire kandi tubone ineza yawe. Girira neza abasore, girira neza abakobwa, abamama, abapapa, abana bato, abasaza, abakecuru, buri wese ugukeneye reka kubone kandi akumve, akubone ukora. Witeka werekana ikimenyetso cy'ibyiza ku muntu wese ukwiringiye, kandi umuntu wese utarakumenya reka umanure mwuka wera wawe uri butume cyangwa ari butuma kumenya, nawe akamamaza ineza yawe, akaba mu rukundo no mu munyenga wo kwizera Kristo. Ni mu izina rya Yesu, amen. Musabiye umugisha utagabanyije wowe tubana uko bwije nuko bukeye, nawe uba umuyoboro kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve ijambo ry'Imana. Reka musabire umugisha kubera imvugo zateye ndetse n'abinjiye mu murimo Pawulo yababwiyeho Abafilipi. Aravuga ngo hari abinjiye mu murimo ngo badashaka inyungu za Kristo, ngo ahubwo bashaka inyungu za Abanyarwanda n'abana beza. Ntiwababeshya inshuro nyinshi, muzabyitegereze. Wabeshya abantu ukababeshya ko Imana ivuze itavuze, ariko umunyarwanda, sinzi wenda n'abandi bumva ikinyarwanda n'abarundi nimba bajya bamera umunyarwanda umubeshya rimwe akaguha ibye byose, akaguharara cyane. Turabivuga gutyo. Ndetse n'abantu bumva ubutumwa bwiza bwo mu gitondo cy'umugisha basemurirwa. Twebwe rwose dufite umwihariko udasanzwe.
umubeshya kabiri akaguha ibye byose yewe akanirahirira akamera nk'abandi bashashe ibishura. Yesu ngo hahirwa uje mu izina ry'Imana, bakaguharara bakabatuye ni profete ari wa mavuta y'Imana, ejo mu gitondo bakaguhinduka bakagutera amabuye. Nibabura akantu bareba rwose. Reka nkubwire muri uyu murimo w'Imana ho naratangaye, ariko Yesu wenyine ni umugabo ndamwemera. Umva ikintu nari nshatse kukubwira, hari message mufitiye, hari uyifata minenego, ariko n'ubuhanuzi bw'Uwiteka Imana. Ubyumve neza, ntago ari ugusatura si n'igipindi. Ntago twaza gutera igipindi hano buri gitondo mu imyaka 3 ishire 5 ishire tugitera igipindi. Dufite ahantu Imana yadukuye kandi dufite n'andi yifuza kutugeza, ariko ikabigiramo inyungu twamamaza ubutumwa bwiza, tukabwira abanyabyaha kwihana. Ariko njyari n'ikintu kijya kinsetsa, bavandimwe, iri juru riraharanirwa, iri juru rirakorerwa, iri juru umuntu arakiranuka kugira ngo aribemo. Imana itugirire neza. Nasomye amagambo menshi muri Bibiliya, hari ikintu nakuyemo: ukora icyaha ntago ari uw'Imana, ni uwa Satani. Naho kuvuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya, Pawulo abibwira Timoteyo, aravuga ati se Timoteyo, ko wanyumvanye amagambo ukaba utangiye gushidikanya, koko niko biri, umuntu uri muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya. Yabibwiye Timoteyo wa 2 ku gice cya 2. Aramubwira ati ariko Timoteyo, mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho by'izahabu gusa, harimo n'iby'ibumba n'iby'ibiti, ngo bimwe babikoresha iby'isoni nke. Timoteyo yari umusore yibaza uburyo azazamura ministry. Harimo abantu bamurwanya, harimo abagabo bashaka kurata amafaranga, ariko hari abanyedini, hari abasambanyi, harimo abantu bakora ibiteye isoni. Timoteyo muri management ye akabura uburyo abimanaginga, akabona abagabo barimo baraca inyuma abagore babo, akabati se ndabigenza gute Pawulo, ndabigenza gute? Yaramusabye inama, amuha inama, aramubwira ngo abo bose barimo ngo bimwe babikoresha iby'isoni nke, ibindi by'icyubahiro. Uri igikoresho mu nzu y'Imana. Mu mutima wawe wumva uri ikihe gikoresho? Ko bashobora kubikubwira mu masengesho ngo baraguhangaye, ngo wavangiwe. Nawe isuzuma uri kumva audio, uri ikihe gikoresho mu nzu y'Imana? Uri igikoresho ki? Ariko Pawulo abwira Timoteyo ngo Timoteyo, ntugahweme kuvuga, ujye ubabwira. Hari igihe Mwuka Wera azajya amanuka akemeza imitima yabo bakihana. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ndabona iminota irimo iranjyana bavandimwe. Aramubwira ngo umuntu niyeza akitandukanya n'ikibi, azaba abaye igikoresho gifitiye nyiracyo umumaro. Dufite amagambo y'ubuhanuzi ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ni igice cya 2. Reka data wa twese atugirire neza. Abateolojiya bavuga ko umuhanuzi Yoweri nawe ari mu bahanuzi batoya. Umuntu aba umuhanuzi mutoya bitewe n'ibyo yahanuye cyangwa ibikorwa bye, uburyo bigenda biba bimeze, kugira ngo mumenye kubitandukanya. Ngo umuhanuzi mukuru aba umuhanuzi mukuru bitewe n'ibikorwa agiye akora. Data wa twese natugirire neza. Ntago ari icyo nifuzaga kwigisha. Uyu muhanuzi ari mwene Petuweli, n'umuhanuzi Yoweri wavuganaga n'Imana nubwo yiswe mutoya, ariko ibikorwa bye nubwo byabaye bitoya, ariko Imana yamucishijemo message ikomeye cyane. Natwe aho watubara hose ibyo ngibyo ntago bitureba. Ikitureba ni message y'Imana ishaka kuguha, igaha igihugu, igaha abatuye iyi si yose, kugira ngo data wa twese atugirire neza. Bene data, narakomeza, buri muntu wese aharanire kwiri ibendera ry'Uwiteka Imana rizamurwa. Nimba batubaha Imana bazamura ibendera ry'imyemerere yabo, bakazamura ibendera ry'ubutinganyi, data wa twese abyanga. Mureke tuzamura ibendera rya data wa twese. Data wa twese yavuganye na, aravuga ngo aramanutse kandi aje gukora, aje kwereka isi ko ari Imana ishoboye byose, aje gutanga imbabazi, yerekane ko ari Imana ibabarira. Njya ndeba neza uburyo Satani akora, imikorere ya Satani. Iyo
umuhaye isezerano nurisohoze, Imana ishimwe kandi tugirire neza, agukubita inkoni z'akabwana. Nababwiye ubuhamya amatestimoni y'abantu bose bari baragizwe imbata za Satani, ariko bakaza gutanga ubuhamya y'uburyo bari babayeho. Uyu muhanuzi yowe afite igitabo kivuga, turasoma ku buhanuzi bw'igice cya 2, yavuze ngo inzige zigereranywa n'umunsi w'Uwiteka uzabaho. Ngewe ndifashisha guhera ku murongo wa 12, ariko nibiba byiza kubera ko ni igitabo cyacu tuzakirangizaho, tuzagarukira twacamo parite uko byagenda kose, nuko Imana ishaka kuguha imbabazi n'umuryango wawe ikarengera igihugu. Bene data, naratangaye cyane kandi mbitekerezaho ndi kumwe n'abavandimwe turi kuganira iby'ijambo ry'Imana, bavuga ikintu gikomeye. Ndavuga ngo mbega kurangara gukomeye twagize. Bibiliya iravuze, ndaza mbabwira uburangazi twese twagize nshoje gusoma ijambo ry'Imana. Iravuze ngo Uwiteka aravuga ati, uwo ni Uwiteka, ariko na n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuye n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha, mubone uko mutura Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Imana itugirire neza cyane. Nababwiye ngo hari ikintu kibabaje kandi bene data tugomba kwitondera gikomeye cyane. Amatorero y'iyi minsi yubakiye ku bantu niyubakiye kuri Kristo. Akantu kamwe konyine ni logique, naho waba udatekereza urahita ubyumva. Utekereze nimba itorero usengamo cyangwa itorero ubona ryubakiye ku muntu, uwo muntu napfa n'itorero rizaba ripfuye. Imana itugirire neza cyane. Itorero ryubakiye ku muhanuzi, kandi umuhanuzi, umupastori, umwaposi, umuvugabutumwa nashaka kuzamura abandi bantu ngo bazamure ibendera ry'ubutsinzi, niwe natemerwa ararakara, natemerwa arashoza intambara ngo nibemeye amavuta ye, nabo yahesheje umugisha bose abakubite hasi. Ibyo narabibonye. Imana itugirire neza. Nako nashakaga kuvuga, mubaye muri abanyamwuka mwakumva, ariko nimba utaranakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nawe fata akanya usengane natwe muri iki gihe turaba turi mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Imana irashaka kutugirira neza, nawe iguha imbabazi, Kristo azakora ibikomeye. Uyu muhanuzi Yoweri yahanuye mu gihe ubwoko bw'Imana bwari bwaratatanye butacyubaha Imana, ariko Imana yiyumvamo kubugirira impuhwe. Imana ishaka kugirira isi yacu impuhwe, umuntu wese ikamugirira ibambe n'imbabazi. Uwiteka Imana avuga amagambo acishije mu kanwa k'umuhanuzi Yoweri. Uyu munsi Uwiteka Imana yacishije mu gitondo cy'umugisha, aravuga ngo nimwiyirize ubusa. Icyo ni icyambere, muririre igihugu. Birababaje muri kwa kwiruka, abantu benshi bari kwiruka kuba bashaka icyo Imana iri kubavugaho. Akenshi usanga ari n'abantu bababeshya kugira ngo badatakaza abafana, bakivuganira nabo. Umuntu akavugana n'umuntu mugenzi we ntavugane n'Imana ishoboye byose. Imana iri kumvuga ukibaza, Satani akakwaka kuranga, ntunabaze icyo Imana iri kuvuga ku gihugu cyawe cyangwa ku muryango wawe. Bwoko bw'Imana, bantu bahamagawe, mureke duse. Ariko Imana bango mwiyirize ubusa kugira ngo mungarukire mbagirire impuhwe. Iranababwira ngo nimwitanyagura. Hari igihe umuntu atanyagura ati, Imana dore nambaye ubucocera, akiruka akajya kizabonwa Samatare ngo agiye gusengera umurozi umuroga,
ngo agiye no gusengera abantu ngo kugira ngo azatabarwe bakiriho basebe cyangwa Imana ibica, akazamuka agatanyaguza. Ariko Imana ngo buri wese ace bugufi yihane ibyaha bye, iby'igihugu n'imiryango ye n'abavandimwe be, atanyagura umutima ushenjagurike, asaba Imana imbabazi. Reka Imana ikugirire neza kandi iguhe umugisha. Turakomerezaho iko iminsi iri bugendeza, kandi Imana iratugirira neza. Ntabwo nifuza gutinda, ariko Imana iradusaba kwihana. Ndi nkawe uyu munsi wafatanya nanjye tukaba imbere y'Imana, tugasaba Imana imbabazi ku bwa bene data, kuko Imana irashaka kudushimisha. Aya magambo nasanze akomeye cyane, harimo imbabazi. Bivuge ngo Imana yo yababariye umutima wawe, ahubwo si imbabazi uraziteguye. Reka dusenge Imana. Nagushimiye data kubw'uyu mwene data wemeye guca bugufi kubwe n'igihugu cye n'umuryango we n'aho akomoka ndetse n'itorero rye. Reka umugirire imbabazi, kandi twese utugirire imbabazi. Turakugarukiye Mwana, ni mu izina rya Yesu, amen. Nimba wifuza kutuvugisha, twandikire cyangwa kudutera inkunga kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera kure. Andika 078 463 678. Guteranya 250 78 463 678. Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom.